yajyaga ahingira abantu kera n'amazina ndazo uretse ko ntazi niba akiriho. Uko aguhingiye agapfundika ipfundo ry'umushumi ku mwenda yari yambaye, uko aguhingiye agapfundika ipfundo rimwe raza guhembesha ahinze igihe kiri hafi ukwezi, kuko bari bazi ko atize. Ndabizi iyo ni ibintu nahagazeho. Bajya kumwe bati rero umukobwa dore ukoze imibyizi 15 reka tuyiguhembere. Ati 15 bati 15 bati niyo rwose. Avanamo wa mweko we yafisize ati dore imibyizi nguhingiye. Babara amapfundo kandi bo bari babizi ko ari yo koko, bari bashatse kumurya bagira ngo ntabyazi koko atize. Ati reka dore imibyizi mpinze. None so mu 15 yarahuze. Iyi yarawukumenya ngo we kumenya ngo iyi mibyizi ni yarabizi. Bwabwegera ubwenge nyine. Urakoze cyane rero, ntabwo bwa Antikristo, ariko nawe ndaguhumurije umuntu ukurikiye Shalom TV ugakurikira Zirazirite TV, wiyigira ubwoba ni ufite Kristo. Niba udafite Kristo, shaka Kristo ayo urugingo bwawe, nta Antikristo azamutwara. Mu gihugu cy'u Rwanda dufite abantu baze gufata aya maranga muntu dushoje turimo tugara ku musozo wayo. Dufite abantu banze gufata mituwere, dufite abantu banze kujya ariko twivanga muri byinshi, tuzivuna umutima twiraneze n'ubwonko. Hari abantu babanje kwanga, hari n'uwonzi wacu dusengana mituweli yavuze ko ari dayimoni, ko ari Antikristo. Arahari rwose. None umva ikibazo kuri uwo dusengana ari wacu rero. Umugore yabyaye kabiri nta mituweli, agateseka we. Abantu bavuga atari ku bundi wowe kuwanga gufata mituweli. Ati oya njyayo Imana izafasha. Mwana wa mbere aravuka abantu banamufasha kuko bigenda neza. Wa kabiri biramugora, aravunika, birangira agiye gufata mituweli. Ejo ndi badukingira inkingo za covid, nzi umupastori kuri itorero ryacu ubu barahari yanze kwikingiza. Bati baramubwira birangiye bamubwira ko atarakubiza kuyobora atikingije. Ati mutware ubuyobozi bwanyu, mutware dayimoni yanyu babashyizemo. Ashimisa abanyatari kuyobora, aho na hari ibyo ari kubura ubwo ngo nta wamenye. Aho na ubuzima hari bimucanze, arasimbuka arikingiza. Kandi yavuze ko ibarambye ngo ntazikingize, ibintu biri mu rushije abakristo mube maso. Ajya kubayoboza ati nyamuna nabisoje rwose. Ariko buretse oya buretse nirenganya kabaze soza umupastori. Ako kandi we nzadukurikira umunsi mboneho. Ubwo ntabwo ufite amatsiko yo kubyumva. Yinaze ko yobozi makuru n'agakarita ati nikingije, bati oya ati twamaze gutanga imyanya byararangiye. Wumvise? Noneho aho bitugonga cyane uvuga ngo Imana yambwiye ngo ibintu bizagera, aho no hatugora cyane. None ugasanga naho undi bivuze nyuma yaho nabigiyemo. Birasaba iki wese umuntu ku giti cye amenye uko asenga Imana nuko abanye nayo. Bazivuga icyo aragiye kuvuga, ariko ndakomeza ntabwo ndagasoro yarumbajije. Kuko kubihuza na Antikristo birashoboka, simvuga ko bitahura, simvuga ko bitagira n'isano. Icyo nangiye kuvuga nuko ibintu byose by'ikoranabuhanga cyangwa se by'inzaduka abantu babyitirira ibya Antikristo. Nicyo kibazo nyine. Antikristo ni umuhanga kurusha Imana, ni umuhanga kurusha abantu, ni umuhanga kurusha. Uwo bambwiye ngo wamenaguye akaradiyo turiya tubagura ngo arakaguza, asanga bye papuro biba byometseho kuri mikoro ya radiyo hariho 6 wahita kajanjagura arakamena. Hari n'umugore w'umwisho gwatwise igitenge asanze cyane cyangwa 666 aragitwika. None si igitenge utwitse keretse ari Antikristo utwitse. Kumenagura radiyo keretse umenaguye Antikristo. Radiyo ni appareil electronique, ni resebutere jya ikubwira ibyo ukeneye. Kuko ubuse dushidutse muri Shalom Studio Limited tubafatira amajwi, amashusho n'amafoto mu buryo bwa kinyamwuga. Ibirori byose naho byabereye hose mu ntara zose zigize u Rwanda turahagera. Mwaduhamagara kuri 0785833835 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ndetse na email. Murakoze. In Shalom Studio Limited, we make them sounds, pictures and photos in the form of profession. Everything and wherever it happened in all the provinces of Rwanda, we arrive. Contact us on WhatsApp or on our email. Thanks. Bakunzi ba Shalom TV 105 tubashuje mu izina rya Yesu Kristo, tubifurije amahoro y'Imana. Muri kumwe Theoneste Ntirenganya niyo mazina yanjye bwite. Imana y'umugisha rero, reka suhuze
abaduteze amatwi bari mu mpande enye z'isi, ariko tubanze u Rwanda mu mpande enye z'u Rwanda ndetse no hagati mu Rwanda ubwo ni he? Uri mu mujyi wa Kigali mo hagati neza oya ntabwo uri hagati oya no kwirangije intare enye wenda amajyepfo n'amajyaruguru wese n'izuba n'uburengerazuba ubwo busigaje hagati, ariko ubu hagati mu Rwanda nyirizina oya sesi mu mu karere ka Muhanga aho ngahari ahantu hari hagati neza, ubu se hagati aho uta hagati ubu se hagati Muhanga no hagati ubwo wabufasha umupaka wa Kagitumba yego wa Rusizi ya umurambaro wambukanyije gutyo hagati ni hari bita mu cya kabiri n'ubona hari mu cya kabiri niho mu cya kabiri uri wese mu cya kabiri kabazo mu mujyi tujyane mu cya kabiri tujye hagati tujye hagati barakomeye cyane umujyi wa Kigali ntabwo hagati rero kuko ikiravuze n'ikiganiro gukora ko twabikoze nta sense of progress tugira ahubwo n'umujyi wa Kigali gusa ariko ntabwo ari hagati so hagati mu gihugu ubwo nabo turabataye nyine mu mujyi wa Kigali mukomere cyane turere dutatu tubugize Imana ibamugisha ko no kudushyikira no kutuvugisha mukomere cyane bajya ku migabane y'isi sinabivuga imigabane y'isi ariko imigabane y'isi wa mbere ni Afurika nyine Afurika bari turimo Afurika nziza abanyafurika mugira amahoro y'Imana kandi mukomeze gusenga musengera isi umuhanzi witwa Bushima y'indirimbo Afurika bayitaga igihugu cy'ubuzima noneho Afurika yabaye abagore n'abagabo bangana umutima Afrika yewe Afrika Afrika yewe Afrika umukene ukagira n'imibabaro ibuke ko wahishiwe ubutunzi akoshemo namukuma no kwitega wacu yarigwaga na Herode Afrika niyo mubereye ubuhungiro ngo Simoni umunyafurika yatwaje Yesu umusaraba ubivuga muri yavuga ko ngo umunyakurene kandi kuri muri Afrika avuga ngo umunyetiyopiya wabatijwe na Filipo yo munyafurika wa mbere wakiriye Yesu buriya nawe umunyetiyopiya wabwira bivugwa wagenda gasoma igitabo cy'Imana z'Isanga igare yo munyafurika Ethiopia ibyo umva ko Afrika ahubwo dushobora kubanga niba twarakiriye ubucuruzi ahunze akaduhungira Nyamafurika ifite amateka akomeye atavugwa y'icyubahiro bwo ku Mana umucuruzi yarahunze ngo rero databuza turamwakira tumuha ikaze ngo ngwino ratuhunge ariko ni inkuru yo kumanga ngo isa yasanduka y'ibisengere muri Ethiopia bijya bivugwa ni n'ibiswa bizero ko abisire babaye hakuye kera gusa nta kuri kwabyo kwemeye kufitwa na Israeli ariko ko Salomo cyagiye biba ngo agushwa n'abagore yaba yarigize kurangara bamwe mu bana n'abagore bakayihungisha bayizana muri Ethiopia kuko ariyo bakomokaga bikavuga ko abisire babaye kwihakura abandi bati we no biracyaje hari navuga ko Yeremiya ngo yaba yarayihisha ahantu n'ubuhatazo wamaze Yeremiya ahantu yarayihishe ngo n'ubuhatazo ibi byose rero ni ibintu bivugwa ariko nta gihamya yakihari n'abadukurikiye bagira ngo twavuze ngo nuko bimeze ko bya turabyumva bivugwa ariko kuri kurati Israeli irakuzi oya ikuzi ya ibyo byose bitahura ikabisubiza shobora kuba itarabimenya nayo wenda nayo kibyumva gutyo uzakurikiye amakuru kugira ko iyo bukamana Kiliziya Gatolika ifite amabanga yaryo akomeye abitswe ahantu hakomeye ariko amwe idapfa gushyira ahagaragara bize kumva umwe muri twe avuga ku ntuza ngo buriya ngo Enoki ngo hari igitabo yanditse ngo kirimo ibintu bikomeye cyane ngo ariko kitagaragaye ibintu bivuga rero by'ibyegeranyo n'ubushakashatsi nibyo twumvisha amatwi bamwe muri twe ntabyo twabone gute Enoki atakora iki gitabo mu gitondo ku kinyamakuru cya
bavuze ko mu gihugu cya Turukiya cyavumbuye umujyi uri hasi y'ikiyaga. Uwo mujyi bikaba bifitanye isano n'ubwato bwa Nowa, kuko bushobora kuba isi imaze gukamuka bwarasigaye hari bwararebaga ahari igihugu cya Turukiya. Ayo mateka ngo afitanye isano n'ibya Nowa by'igihe, kuko bivuga ko nyine amazi yarengeye isi. Baravuga ati se uyu mujyi ahariho icyo gihe cyo wawukotse ariko amazi akawurengera ariko ntugire icyo Ntibikije kuba kunyibukije bize kuba ngo wihugiye no ngo yakore mu Rwanda ngo irangira ngo amazi arayitembana atamuneza n'abanyarwanda ngo amazi arayitembana nyine kujyana aho ngaho umuntu uzaho ngaho umujyi umeze neza munsi y'inyanja munsi y'ikeka muri Turukiya ngo bawuvumbuye, ariko bavuga ko bavuga mu 1997 bavuze n'amazina sinibutse neza uteyemo abantu se bawuvuzeho bike ngo bajye gushakashatsi bagira byinshi, ariko ufite n'isano n'ibyo ubwanwa n'imujyi cyangwa nk'ugiye yacubiye none yavuga ngo mu abaza abanye ibintu byo kurya nshimira ko ngo tumenyaho agaciro ibintu iyobokamana. Hari n'abahanga bavuze ko iyo ushatse kumenya ibiruta umutwe wawe urasara kabisa uratumva ukagenda ariko uvuga ngo minsi ibiruka ubwenge buzagwira ubwenge buri kugwira nyamara ariko ntabwo buri kugwira buvuga iyobokamana, buri kugwira mu bindi bisanzwe, buri kugwira mu mbunda z'intambara zikomeye, buri kugwira mu burozi, muri nucleaire niho buri kugwira, cyangwa mu buvuzi buteye imbere ubwenge buri kugwira. Ariko ahanini usanga ntabwo buri kugwira iyobokamana bisaba ubwenge, ntabwo bisaba ubwenge bisaba ubumenyi. Iyobokamana risaba kwizera n'umwuka wera, nta iyobokamana risaba kugira ngo ubimenye. ese Salomo waje kuvuga agiye gusenga Imana Imana ngo usaba icyo ushaka yasabye iki ntabwo wasabye ubwenge, hanyuma ubwenge Imana kandi ni impano y'ubwenge ko yabusabye, Imana y'abashumba yarabusabye. Kandi ushobora gusanga Salomo yari yarize, ntabwo ari umwami atarize, yari ajijutse na za kaminuza, ariko hanyuma basanga ikintu ubwenge bw'Imana aragisaba. Ubwenge yasabye rero ntabwo ari ibitwiga, ikibigaragaza gitukurikiraho urubanza yaciye. Nicyo kintu cya mbere yakoze mu rubanza yaciye akimara guhabwa ubwenge. Rwa rubanza waruha abanyabwenge dufite mu mategeko uyu munsi, akaruba abagore bari gupfa umwana ugata ubuzima. Icya mbere bakora ku madeni arizo Salomo yakuyeho kubizi bareba baravuga ati mugire ibiganza gutya turebe n'ibyo umwana tuwo bihuye, bati murebe ntabwo wowe wahuye. Ibyo Salomo ntabyo yakoze, yakoresheje bwa bwenge yahawe. Haleluya. ikibazo kirakikemura unyibukije urubanza ntuzasa Daniyeli yigeze guca Daniyeli ariko we ni muri Bibiliya ntagatifu. Bibiliya ntagatifu buriya muri izi Bibiliya zacu Daniyeli agira ibice bingahe? 12, ariko umuntu ntagatifu agira 12. ntabwo ari ukazi ahubwo icyo narinzi kuki yavuze ari byinshi kandi temera ko yabaye uko yagiye no muntu buriya mu ntagatifu Daniyeli agira ibice 14. noneho agashya rero hari aho nasomye havuga urubanza yaciye ngo rw'abantu bashatse gusambanya umukobwa w'umwana ngo bageze kuri cya gihe mwese ngo ni abarindaga ibwami ngo baramurarikiye turumva ngo bashaka umusaba ngo yari mwiza cyane. Arangije rero ngo baza guhurirana n'abamurinda n'iki byose ngo bashaka ngo barangije baramusiganira. Bamaze kumusiganira rero ibyo kumufata biranga. Imaze kwanga rero ngo baravuga ngo uwo mukobwa ngo yagiye ngo bamufashe gusambana. Noneho barangije ikintu cyantangaje kuntu baravuze bati bavuga igiti bamufateho n'iki ariko ukuntu yaruciye ngo yaravuze ngo none ngo y'abasaza barabaheje bose kuko nibo bamushinjaga ngo barangije bahamagara umwe. Ubwo nyine urubanza rwari rwakasuye ko ari ukumuroha ngo Daniyeli amaze ngo none uyu mukobwa yari gusambanira mu giti cyitwa ngo iki? Umwe avuga iki?
bati gaho genda bazana undi avuga igitandukanye n'icyo undi yavuze kuri binaro kandi bagiye kumurora nicyo cyakije umukobwa niko bwenge rero hari ubwo muri bibiri mu byasore butari uko mu mashuri niyo twari turi kuvuga ngo iyobokamana religion iby'Imana ntabwo bikeneye ubwenge ahubwo ngo bikeneye ubwo bwajyanye ubwo bwasaba ubwenge buzabwira rero ni ubwo kuvura nk'uko nari nabivuze bw'imbunda zihambaye nibwo bwenge bw'inganda nubwo imodoka ubuhageza imodoka akoresha amashanyarazi sasa ari kugenda kubanuka buriya hazaza najyamo amazi hazagira uko hazana yigenza nta n'ikigiye kuko ubwenge bugenda bubwira hazaza nayigenza mari shime ko nanjye nzabutunga urundi twarwa none nta mushoferi nasi yitwara telecommande ubundi telecommande ni ibintu bita infrarouge bya electromagnetique by'amadiyode bumva ni ibintu kuko telecommande unakugira akantu k'agatara gakorana n'ibyo woherezayo ntabwo na computer n'ibindi by'ubwenge byitwara n'ibindi ubwenge havuze uzagwira ahanini mbese ubona ni ubwenge bwo mu bibi bwo mu bwire kuba dukurikiye umenye ko turi kumwe na ziraziritse cyangwa se kwizera Valence ziraziritse niyo turi kuganira muri kano kanya kandi nawe ni umunyabwenge harimo aho umunyabwenge urabona ko witeka ni mu bwenge umubye ariko kujijuka uyu ni umunyabwenge se ubwo cyane rwose ariko mu kuvura ngo umuswa ubusinzi kuvura sinzi gutera urushinge nigize kubaruza vuga umva ko Rutayisire yavuze ari kwigisha murado umva yaravuze umva nkubwire ngo abantu bagaseho ngo ngiye mana ngo urabizi ko ndi umuswa ngo urabizi ko ngo nisa ngo ndi misazi duta ngo ndi mubusa none ngo uri umuswa ngo nakubwira ngo hari ibintu bimwe ndi umunyabwenge hari n'ibyo rw'umuswa ngo wemuge kugira ngo utashingagiza ukangiza aho ntagomba kugera kuko birivuga ngo umuntu aguswa n'ibyo bamwogeza none se kamaze kubaza akantu gatoya bivuga ngo uzamura ibiganza ku barwayi bakire ngo nturi umuhanga kuvura ariko sinzi gutera urushinge oya none ko uvuga reka kuvura ntabwo gutera urushinge gusa dogiteri nawe uzi kubaga gusenga urambuye ikiganza nawe ni umuswa ntabyo azi yize kubaga aho abaga njyewe byose ni umuhanga ariko uzi kubaga uzi kudoda umuntu ariko wowe tekereza umva nkubwire ubwenge hari abahanga bazi kunga umuntu yavunitse ariko bakunga igicucu agakira uri ubwo buhanga utangiye kwemera ariko babandi bagakoresha igicucu cye bakacyunga imvune igakira ubabwiye ngo bashyire igisima ku mubiri bashyiraho ntabyo bazi ntabaswa nizo ibyo babikenera biramutse bibaye ngombwa ariko ntibabikenera bivuga ngo twubahane buri wese ahubwo ikibazo kuki abashakashatsi badakurura ubwo bwenge ariko ngo bazajya bakoresha komereza aho bavugirwa zabuza kuri ishyirahamwe ryabo ubageze muri leta bafata ibyemezo byarati bikomereza ahubwo n'icyerekezo abo bantu babonye gikora ishyirahamwe ryabo umuntu akaba afite ubushobozi bwo kunga igicucu umurwayi agakira undi akajya gushyiraho ibisimo kubera iki umuvugizi wabo kuri uyu munsi tuzahamagara jeni niwe perezida wabo tuzamubwira ishyirahamwe rikomeye cyane ishyirahamwe perezida wabyo ni jeni jeni arahari dr jeni ubwo se n'ubivise ahubwo wowe uzi kuvuga nibwo wowe utazivura akoresheje ikiganza ikiganza uri umuhanga mu gukoresha ikiganza indwara zigakira ariko nugera aho badoda uzaba umuswa ruharwa ntabwo nzabikenera wabikenera utabikenera ariko ntabyo uzi rwego ntabyo uzi uri umuhanga muri icyo kiganza cyawe ariko mu mibare uwazana imibare ngo ukore imibare ushobora kubireba nk'ihene y'indagizo niba utazi imibare mu mibare uri umuswa niba utazi icyongereza mu cyongereza uri umuswa hari ahantu uri umuhanga ariko nta muntu wize kutubwira ukuntu ngo igihugu cyose ageragamo imana amuhaga ururimi rw'akare ruvuga ubwo muri ibyo byiza ndimo yakubwiye se kwazi no gutwara indege nubwo utarayikandagira ariko nagiye mwayitwara iki ubuhanga bwe ni ukuvuga ururimi rw'aho ageze ariko gutwara indege ni umuswa ntabyo azi bijyanye n'uko wabyina
ariko umuntu nk'uwo nguwo ayikanagiyemo yayitwara. Ikibazo ni kimwe, nuko ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi bw'isi bwamusaba igipapuro. Ibyo bipapuro byo bitugora nayo twabikora. Impamvu utabifite ni uko muri abaswa. Oya ntabwo ari ubuswa. Bakomeje kukizira ndetse ntabwo bamutsinde. Ni umusesenguzi, ni umusobanuzi turi turu twinshi cyane abantu bamukundira, ariko kandi nawe afite ibyo abereye umuswa. Ariko kandi twibukiranye ko aho Uwiteka ntabwo ari abaswa n'abahanga hafi ya bose. Ni abahanga mu kubaha Uwiteka, ariko mu kubaka ni abaswa. Niba batazi kubaka ni abaswa mu kubaka, ariko mu kubaha Uwiteka ni abahanga. Tuvuga kuri rya jambo bivuga ngo iminsi imperuka ubwenge buzagwira. Ubu bwenge ndashaka tubuhuze. Uri umusesenguzi, uri umusobanuzi, kandi abantu barakwemera buriya. Si ubundi uzi ko abantu bakwemera? Ariko sinshaka ko banyemera. Banyemera Imana, bemere na Bibiliya, njye ntibazanyemera. Baranyemera gute iki bemera? Ndi umuti se wo nk'abagakira. Baranyemera ndi perime, ndi imodoka ya bemere Imana na Bibiliya bazanyemera. Biravugwa ko bantu ba Leta y'u Rwanda yasohoye itangazo rivuga ku ndangamuntu nshyashya zigiye gutangwa uhereye ku mwana ukivuka kugeza ubuzima bwe bwose. Ariko kandi irangamuntu tukayihuza n'ifaranga ry'ikoranabuhanga. Ejo bundi BNR yemeje ko naryo rigiye gukora mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. None reka tuganire kuri ibintu uko bibiri. Irangamuntu koranabuhanga, irangamuntu izaba buri mwana akimara kugera ku isi bazajya bahita bamukorera indangamuntu. Iyi ndangamuntu ivuga iki? Ariko mbere yo kuvuga ko irangamuntu, twe kuri jambo kuvuga ngo ubwenge buzagwira. Ubundi imvugo ya Bibiliya, ubuhanga nabwo ibivuga nk'ubwenge, ariko ku mvugo yacu ubwenge n'ubuhanga biratandukanye. Ubwenge n'ubuhanga, aribwo ubuhanga cyangwa se ubumenyi, biratandukanye, sibyo? Ubwenge n'ubuhanga biratandukanye, ariko Bibiliya yo iyo ibivuga nk'aho ari ikintu kimwe, ntabwo yo ibitandukanye. Tukareka avuye ku gasubizo nta kibazo. Hanyuma rero, ariko ubwenge ubusanzwe, ubwenge buravukanwa. Udafite ubwenge ntiwagira n'ubuhanga cyangwa ubumenyi. Uzabona umuntu uzi kwandika n'izina rye atarageze mu ishuri, ariko abantu bose bige bagira ubyitwaza. Uzabona abantu b'abacuruzi bagiye bacuruza bakagira amamari menshi batarize. Nzi umukobwa iwacu yajyaga ahingira abantu kera n'amazina ndazi, uretse ko ntazi niba akiriho. Uko aguhingiye agapfunika ipfundo ry'umushumi ku mwenda yari yambaye. Uko aguhingiye agapfunika ipfundo. Rimwe araza guhembesha ahinze igihe kinini hafi ukwezi, kuko bari bazi ko atize. Ndabizi iyo ni ibintu nahagazeho. Bajya kumwe bati, rero umukobwa dore ukoze imigizi 15, reka tuyiguhembere. Ati 15? Bati 15? Bati niyo rwose. Avanamo wa mweko we, yashize ati dore imigizi nguhingiye. Babara amapfundo, kandi bo bari babizi ko ari yo koko. Bari bashatse kumurya bagira ngo ntabyo azi koko atize. Ati reka dore imigizi mpinze. None so mu 15 yarawuzi. Iyi yarawukumenya ngo we kumenya ngo iyi mibyizi nini yarabizi. Bwa bwegera ubwenge nyine. Kujya mu ishuri ukiga kwandika n'ubumenyi, ntabwo ari ubwenge. Uri gufata ubumenyi. Ibi byose twavuze na Bibiliya rero, ikintu imyandikire buri wareba mu ndimi uze kuri y'Icyongereza n'Igifaransa, n'abafite badukurikiye barebemo bare niba havuga ubwenge koko, urasanga havuga ubumenyi, kuko nibwo bugwira. Udafite ubwenge ubumenyi buzagwira, kuko ibi byo mu nganda n'ubumenyi. Gucura ibya nucleaire bavuga n'ubumenyi, gucura ibyo bibombe byarangiza isi mu gihe gito n'ubumenyi, gucura ububurozi wumva basiga nk'ahantu ugiye kunyura ku gikuta wagera bukagufata n'ubumenyi. Mu bihugu bindi bifite nka pudire batera mu modoka bakaba baroze nyirayo. Ubu bigeze igihe
urabona hari umuntu igihugu cya Israel kigize kurasa katuvuge tubigire ko Misiri twakiganiriyeho, hari Misiri igihugu cya Israel cyarashe kimurasa ari kumwe n'abandi benshi cyamurase muri Libani muri Iran ariko muri ba bandi kirasuwo wenyine, drone irazira suwo. Bigeze igihe nyine ngo ubu hariho amasaso akoreye ku maraso ya naka kuri ADN, uburyo isasu rigusanga mu isoko rikakwica wenyine, rigusanga mu kiliziya rikakwica wenyine. Ibyo ni ubumenyi ngo buzagwira. Ese umuraso ukaba yakuye he? Bariyeranje barayabonye mu gihe abantu ntibivuza no kwa muganga, ushaka no kujya kwivuza akabikwa utabizi ko mwese ntima nadufata n'ubundi ntugene bafata bakabika. Iyo dufashe amaso kwa muganga ntibayabika, muzajya gutanga amaraso, wamenya aho bayajyana. Uzajya gutanga amaraso oya kurwara urwaye si bakeneye ibizamini uzayimana, muzi tunajya fata mu mitsi tureke nka gutya ariko ntimwimana amaraso ko ibyo mu Rwanda ntibirahagera. N'ahandi muzajya muzatanga amaraso niba urwaye bapime bakuvure. Nasuzega ntirenganya warumeje ngo amaraso bayamwereka uburyo amaraso y'umuntu yaboneka bitagoranye, warwara wakingirwa wakomereka mu ntambara ntabwo amaraso y'umuntu bayabura. Ntabwo neze DNA zawe rizuye n'iz'umwana wawe birahuye. None se ubwo batumye none se niba bashaka kundasa ndi mu nama ku musozi uyu n'uyu umwana wanjye nawe niyari urabeshya oya sumva icyo ngubaza. Baperereje bamenye ko ndi Musanze barashaka kundasirayo. Mbese umwana wanjye niyari ku buryo ari bajya kureba drone barayiyoboye turi ku komande yabo ni Musanze nuko hahandi ndi mu isoko. Igisigaye rero igiye gushaka muri iryo soko ufite ayo maraso. Nese mu bantu igihumbi ushobora kuri umuntu muhujemo DNA muri ntawe keretse abaye bagukomokaho niyo no muri miliyoni wamubura. None se ubungiye muri Amerika bafite abanyamerika miliyoni basanga nyahuje nande? Nta numwe. No mu Rwanda oya ntibishoboka. Ariko Imana urayizi, wowe uzi Imana we cyangwa ibyo ni ibintu Imana yayizi. Hanyuma rero ubwenge buvuga buzagwirana bisobanuye ni ubumenyi, kuko ubwenge ntago ari bwo bwaguka burya hanini ngo nabwo buratekereza bukaguka, ariko ubumenyi nibwo bukunda kugenda buganza, kuko ukoze akantu gato mu bumenyi haciye akavuga atari ko uwakagira kanini gutyo. Hanyuma rero ni muri ubwo buryo wari uvuze ko n'irangamuntu wayihuje n'ifaranga n'ibindi byose, ariko ntabwo urasimenya icyo ushaka kumbaza. Ku Rwanda rwakurira ngo myiri ikoranabuhanga bakayikora nyine bakayiha umwana kuva avutse agafatira irangamuntu. Ibyo genda byemera kuko iyo avutse n'ubundi aravuka akandikwa mu irangamimerere. Burya niko guhabwa irangamuntu rero. Niba umwana avutse akandikwa mu irangamimerere, kera nahabwa irangamuntu, kuko irangamuntu ni uba yagiye mu irangamimerere iranga. Hanyuma none ndi ni iranga umuntu, numva ni bimwe. Hari ikibazo zo wumva ko umwana yavugaga ikibazo ufite niki, nuko umwana ahabwa irangamuntu akivuka, nuko ari irangamuntu y'ikoranabuhanga. Mbere na mbere iyo dukurikiye byose nkunda kugira amahirwe nkabona ibyabibanjirije. Uhereye ku kintu cyaba cyarazwe n'abakoroni cyitwaga ibuku, ariko nibo bagiye ni book buriya mu by'icyongereza bivuga arya sha book si igitabo n'umundi urumva neza, ariko bagiye wangizaga ibuku ni cyo babahaye n'undi cyandikwagamo ngira ngo imyirondoro yabo umuntu n'uwahe ni mwene nde ibintu nk'ibyo. Haza kujya hirangamuntu nanone yari tekureri ya move hose yenda gusanira myenda abagororwa bambara. Iyo nayibonye n'amaso nyogokuru yari ayifite. Ivuyeho hazi y'ubururu nanjye natunze nayo watunze, ifite ubururu bumeze ukuntu ugenda kwa nk'icyatsi cyumye. Iyo nayo warayitunze cyanze bikunze. Ijyaho iriya nayivuyeho vuba isimurwa n'iyi dufite. Iyi dufite nayo buriya nayo ifite ikoranabuhanga. Uzi ko twasinyaga ku kantu kameze nk'akarahure, akantu twasinyaga urakibuka dufata dufite twagasinyagaho, ariko isinya iri kuri irangamuntu. Nabyo ni ibintu nyine twasinyaga mu kantu n'isinya ntunayibone, ugagasinyaho kuza usinya gusa ugasharatura, ntabwo ubonaga ngo usinye nabi cyangwa neza. Ariko kera isinya yaje ku irangamuntu, kandi iyi foto badufotoye dufata irangamuntu nayo ubu iyo ugiye gufata perimi iriya foto niyizaho. Iyo ugiye ukavuga uti musore icyangombwa cy'amavuko ya foto niyizaho icyangwa, kandi nkanjye nifotoreje Igicumbi, ariko ubu ngiye gufata iki akapapuro nasohora ndi Nyamasheke irangamuntu yazaho. Ikoranabuhanga kera twarigezemo. Niba rero ababishinzwe baricaye bagasanga hari indirangamuntu bazana bavuga ko izaba irimo udukarita twose umuntu yakabaye afite, ngo harimo ikarita ya banke, si ibyo washatse kuvuga, izaba iri muri iyo rangamuntu biri mu kantu kamwe, iza banke, izi mituweli tuvuga, ikintu cyose umuntu akenera kizaba kirimo
konti byose ibyo se si byiza ntirenganya ikibazo ubifiteho subiza ikibazo ufiteho ni iki ni uko umwana yabwira ngo munakivuka ibyo guheretsa uburyo ari byiza kuko n'undi yavutswe arandikwa mu irangamimerere kuba nari mfite amakarita 10 yose umuntu agendana hari umuntu uziye kuyabara rwose ayafite 10 none akazaba ari ku gakarita kamwe ibyo se ni ikibazo ufite ikibazo ni iki nuko utambwira dukurikiye reka tuvuge ikibazo ni iki biravuga ko ari irangamuntu y'ikoranabuhanga ubwenge buzagwira kandi ubwenge ni ubuhanga nyine ibi ni ibintu birimo biraza bidusatira ariko kandi abahanga bavuga ko ariko antikristo azazira mw'ibyo by'ikoranabuhanga ubu hari abantu batangiye kuba ko batazazifata aba bantu rero barambabaje cyane na mituweli ziza nuko byatangiye tubabwira iki rero ndakibabwira rwose reka ntegure abakristo nuko mbona dukurikirwa n'abantu bake ariko imana izaduha abantu nta kibazo kandi sitwe tuvuga twenyine abatadukurikira babyumva n'ahandi itoro ni dusenge ibyacu ni gusenga no kuba amaso nk'uko birivuga ariko nitwivanga muri byinshi tuzivuna umutima twiranize n'ubwonko hari abantu babanje kwanga hari n'uwo nzi iwacu dusengana mituweli yavuze ko ari dayimoni ko ari antikristo arahari rwose none wumva ikibazo kuri uwo dusengana ari iwacu rero umugore we yabyaye kabiri nta mituweli agateseka we abantu bavuga atari ku bundi wowe kuwanga gufata mituweli ati oya njyayo imana izafasha mwana wa mbere aravuka abantu banamufasha kuko bigenda neza uwa kabiri biramugora aravunika birangira agiye gufata mituweli ejo ndi badukingira inkingo za covid nzi umupastori muri itorero ryacu ntubu barahari yanze kwikingiza bati baramubwira birangiye bamubwira ko atarakubiza kuyobora atikingije ati mutware ubuyobozi bwanyu mutware dayimoni yanyu babashyizemo ashimisa abanyatari kuyobora abona hari ibyo ari kubura wenda ubwo ngubu ntawamenya abona ubuzima hari ibimucanze arasimbuka arikingiza kandi yavuze ko ibambye ngo ntazikingize ibintu biri mu rushije bakristo mube maso ajya kubayoboza ati nyamuna nabisoje rwose ariko buretse oya buretse ntirenganya kamaze suza umupastori ako kandi we nzadukurikira umunsi ngo ubwo ntabwo ufite amatsiko yo kubyumva yinaze ku bayobozi bakuru n'agakarita ati nikingije bati oya ati twamaze gutanga imyanya byararangiye wumvise noneho aho bitugonga cyane uvuga ngo imana yambwiye ngo ibintu bizagera aho niho hatugora cyane none ugasanga naho undi ubivuze nyuma yaho nabigiyemo birasaba iki wese umuntu ku giti cye amenye uko asenga imana n'uko abanye nayo bazivuga icyo waragiye kuvuga ariko ndakomeza ntabwo nari agasore bya warumbajije kuko kubihuza na antikristo birashoboka simvuga ko bitahura simvuga ko bitagira n'isano icyo nangiye kuvuga nuko ibintu byose by'ikoranabuhanga cyangwa se by'inzaduka abantu babyitirira ibya antikristo nicyo kibazo nyine antikristo ni umuhanga kurusha imana ni umuhanga kurusha abantu ni umuhanga kurusha uwo bambwiye ngo wamenaguye akaradiyo turiya tubagura ngo arakaguze asanga bya papuro biba byometseho kuri mikoro ya radiyo hariho 6 wahita kajanjagura arakamena hari n'umugore w'umushyirwa watwise igitenge asanze cyane cyangwa 666 aragitwika none igitenge utwitse keretse ari antikristo utwitse kumenagura radiyo keretse umenaguye antikristo radiyo ni appareil electronique ni resebutere jya ikubwira ibyo ukeneye kuko ubu se dushidutse aba mu nganda babyanditse ku mabase bakabyira antikristo ni umwuka nabonye imodoka ifite plaque 600 wa mugari bigomba no guhuza n'amamoto azaboneka kuko abahuza birambi bari ntabwo nzi ko babikora ariko imodoka yabaho none se sabara antikristo iyo modoka si yo mu Rwanda cyane yahawe plaque na Rwanda Revenue yahawe plaque na Rwanda Revenue ndetse Rwanda Revenue ubuzi bazavuga ati noneho nayo iri gukora na antikristo no antikristo ntabwo ari umubare ubarwa kanusha ariko kandi none nabira vuga ngo zaba ari umubare w'umuntu yes none ibintu tubitandukanye none so kuki wisuye imodoka yanze kuki radiyo yimennye kuki igitenge gitwitse kandi azaba ari umubare w'umuntu biravuga ngo uzi ubwenge aba ari uwo mubare ukuza 336 wibivuga mu mutwe azabura umubare reka ndabihumura ni igitabo cy'ibyahishuriye Yohana bice 13 umurongo wa 18 reka bari wonsoma aha ni ubwenge buri ufite ubwenge abare umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu kari antikristo kuko anti umva arega
nta bindi bintu ese kanguho hari ibindi bintu waba uzi bibanzirizwa na anti uretse ko ndaba nkujyanye kure nta bindi waba uzi bibanzirizwa n'ijambo anti hari ibyo uzi anti hari ikintu waba uzi kibanzirizwa na anti turumva none neza ntabwo wabimenya reka ngufashe hari ibyitwa antibari hari ibyitwa antitank hari ibyitwa antishari ibyitwa antipersonnel byose birahari nuvuga ngo ni ikintu nuvuga antipersonnel ni ikintu kidakangwa n'umuntu. Personnel ni umuntu, ni ikintu gikoreshwa mu gisirikare mu ntambara, umuntu yakozeho kiramuturikana agapfa, kitwa antipers mine antipers. Antishare ni za burende, urumva neza. Antibare bare ni isasu, kara kantu gato kava mu isasu wenda kuba kaza. Nuba antikristo rero ni ikintu kibesha bameze ko Kristo mbese ahari atagikanga, cyangwa ikintu kidakanga Kristo ariko cyamurwanya, kuko ibyo byo antiperise umuntu yakozeho biba bibazo. Nukuva rero nu anti ni tuzi ko bisobanura no abantu bikumva ko ari ibintu bazabona byanditse ku nzu. N'umwuka ubyara ibikorwa bigakorwa. Antikristo na Kristo yamusanze mu butayu yagiraga atangira kumurwanyirizayo, ntibyemera. N'uyu munsi paravuze ngo aracyakora, ngo ariko ngo ntabwo azakora ku mugaragaro ikimubuza gukora ubu kidakuweho. Aho rero aho ni umukristo agomba kwiga akamenya ngo ikimubuza gukora ku mugaragaro kidakuweho ubu arakora mu rwihisho, ntabwo aragaragara. Njye ndashaka dufate uwo mubare 336 tuhuze n'icyo uri kuvuga. Oya, buretse kujya ku mubare tugureke kwiranga muntu n'ifaranga rimwe. Ibi bintu byose iyo mwitangira ryabyo biba ari byiza, nabivuga ibyiza, ariko icyo turi gukora njye nawe tuganira ni uguhumuriza abakristo, ni uguhumuriza itorero, nicyo turi gukora. Ahubwo warumbaje ngo ni iki nababwira. Ibi bintu uko biri gutangira gutya nuko birasa kujyana mu bintu byinshi n'ibitabo birebire, no ntabwo turi bubivemo, kandi tuzi ko turasoza ikiganiro vuba cyane ko tugiye kujya ku musozo. Aho nanameze neza. Reka rero nkwereke rero, reka mbwira abakristo ikintu cyereye nawe kubwire mbihinire hafi. Igihugu cya Israel nawe dukunze kukiganiraho, buriya nicyo gishingirwaho ubuhanuzi bwose cyo na Palestina, kuko bigirana isano ya hafi. Buriya wabonye ko inama nyinshi zatangiye guterana. Oya, uranyandisha kuvuga ko ndabigarukaho ibintu irangamuntu n'amafaranga nibyo mu ndabihuza neza ndabihuza neza. Buriya wumvisha utuntu turi kuza mu matwi ngo Palestina ibe leta yigenga, ndabihuza neza wishimye, ndabisoza bihuye. Bakristo na ntirenganyuye ariko kuva no mu Rwanda ugiye mu Israel mu leta y'Uburenganzira ntabwo mbizi. Niwumva oniyemeye ko Palestina iba leta yigenga, uzatangire kwikanga antikristo n'irangamuntu wavuze. Ukangaruka mu Rwanda gato nabone kujya hari mu Rwanda ibyo bari gukora ni ubushakashatsi no kora ko bishoboka, ntabwo bya nyirizina birakorwa, kandi izaba ari imwe iyi ni y'u Rwanda. Tegereza imwe ku isi rero, tegereza imwe y'isi izaba irimo ifaranga rimwe, izaba irimo ibiranga umuntu byose. Ibi rero byose wumva ni integuza niba biri murese, ibi ntacyo bizaba bitwaye. Irangamuntu mu Rwanda nibayizana nzayifata, ngiye bazayimbe mbere n'abandi numva nta kimuzi nazayifate, kuko ntabwo bafite bwa Kristo. Nje ntabwo mfite ubwa bwa Kristo, kandi mfite Kristo. Ubundi abantu bafite ubwa bw'iki? Mfite Kristo, mfite ubwa bwa Kristo gute? Kandi mfite Kristo udakangwa no Kristo. Abantu bafite ubwoba gute? Bafite ubwa bw'irangamuntu gute? Bwa mituweli gute? Bw'ifaranga gute? Bwa electrique gute? Uratinya radio, uratinya igitenge, uratinya imodoka, kandi ufite Kristo. Shaka Kristo kuko arutse ibyo byose. Uyu mubare muzaba uri mu kiganza cyangwa se mu ruhanga. Nabyo ni igihe kizagera iyo rangamuntu kuyitwara babone bigoye, bayihine ibe gatoya gashobora kujya mu kiganza cyangwa mu gahanga. Igihe cyabyo kizagera. Ni mpamvu ngo ibi byose ahubwo abantu bari gutinya n'akantu n'iyo rangamuntu bazakoramo akantu gato gashobora kubikwa aho ngaho, kuko basanze ngo kanseri zitafata katatera amakanseri. Ibi rero wumva ni iterabwoba abantu riri kubajyamo, ariko na ese yo kuyireba irangamuntu y'isi gizabikunze. None nari mbihuje n'ubuhanuzi yo ngiye muri Bibiliya. Noneho niwumva leta ya Palestina bayemeye onigasinye kemerwa, umujyi wa Yerusalemu ubu igipande kimwe kiri kuri Israel no kuri Palestina,
kandi Yerusalemu nayo uko Dawidi yashinzwe na Dawidi, wari ubizi yitwa n'umurwa wa Dawidi, uko yayishinze ingana ntabwo ari kubo ingana, kuko igipande kimwe kiri ahanini bizasaba ko ibimwe ubwo amahanga azagena niba iya Palestina cyangwa iya Israel. Hanyuma Israel yashinze mu mwaka w'2004 nibwo Dawidi yashinze 2004 mbere ya Kristo. Dawidi yayishinga mu mwaka w'2004 mbere ya Kristo. Nibamara kuyemera abantu muzatangire kwitegura iyo rangamuntu aho mbihuriza nibwo izaba ishobora gukora ku isi. Urusengero rwa Salomo yubatse niwumva rwongeye kubakwa nk'uko rwari ruri uyu munsi, aho rwari ruri muri fondasiyo yarwo harimo umusigiti, harya niwo witwa ngo iki, niwo hari imisigiti 3 ikomeye ku isi, witwa Madina na Maka na Arakisa. Arakisa rumaza muri ntabwo mbisi neza, ababizi baze kunyibutsa niba ari Arakisa. Hari imisigiti 3 ikomeye ku isi, witwa Maka na Madina na Arakisa, uwo muri Israel ufite izina rimwe muri ayo ngayo, uri hagati muri iyo fondasiyo y'urusengero rwa Salomo. Ibi rero ibyo bintu abantu bafite ubwoba, iyo rangamuntu n'ibindi nibwo bizakora noneho bya nyabyo bigakora ku isi yose. Icyo gihe rero aho hari ibanga rihishwe, kuko ikintu cyitwa itorero duhora tujya impaka nge nawe nzijyaho n'abandi, itorero ritari ADEPR, ritari AEBR, ritari EAR, ritari Restoration, ritari Betesa, itorero rya Kristo ryitwa irya Kristo, ntabwo uririmo azakoresha irangamuntu y'icyo gihe, n'irifaranga ntazahurira naryo. Niyo mpamvu nta ruke kugira ubwoba bwa Kristo ngo ntabyo ndafata, oya, ntabwo kubifata kuzaba ari ry'u Rwanda ryo mwemerewe kwifata. Nkubwira ntabwo njye bazaheraho, njye nzayifata bakikura nzajya kuyifata. Ariko niko datare bazahera bayiko. Nta kibazo, mfite Kristo giye muri njye mfite Kristo. Ubwo rero icyo dusorejeho ni iki rero, ni uguhumuriza abasenga mwitangira. Ubu itegereze kuri social media abahanuzi bagiye kuza rero, ugiye kubabona ngo Imana yari yarinyeretse nirega uretse baratangiye bagiye kandi batarabivuga ntibarihanuye ngo Imana yari yambwiye ngo mwe maso ngo mwirinde ngo Imana yari yanye, bagiye kuboneka abahanuzi bari hano. Ngiye mu Rwanda nibayikora irangamuntu bazampereho bayimpe mbere, sintinya ati Kristo kandi ifite Kristo. Uwo mwuka ntaho muriye nawo, igitenge cyanditseho, ishati yanditseho iyo mibare nzayambara, ningira radio iyo mibare nzayicuranga, nibo nisana ndetse iyo mibare nzayiriraho, mfite Kristo. Ya Expo barimo barabarura bakosora amakosa. Urabona ko tufata aya marangamuntu umaje kuvuga, usanga abantu benshi bavuga ko bavuze ku itariki ya mbere zo kwa mbere. Abenshi nabyo biri gukosoka, ugashyira itariki yawe ya nyayo niba uyizi. Yawe ya nyayo yanjye ni 9 z'ukwa 10 nzayishyiraho. Nanjye ari 9 z'ukwa 10, ariko nanjye mfite ya mbere y'ukwa mbere. Nta kibazo. Nje ntabwo ngiye muri Expo, ndi umunyarwanda ni wanjye bizahagera. Muniyo misi ntaho nirirwa nje, aho ndi uzi bizaza. Uzaguhereho nanjye muri Expo ntabwo tubwiye kwamamariza, ariko barimo barabanga amatike ngo yose bizangeraho. Urakoze cyane rero, ntabwo bwa Antikristo, ariko nawe ndaguhumurije umuntu ukurikiye Shalom TV ugakurikira Zirazirite TV, wigira ubwoba ni ufite Kristo. Niba udafite Kristo, shaka Kristo ayo urugingo bwawe, nta Antikristo azamutwara. Mu gihugu cy'u Rwanda dufite abantu bazofata aya marangamuntu dushoje, turimo togara ku musozo wayo. Dufite abantu banze gufata mituwere, dufite abantu banze kujya mu sinzi n'ibindi. Ngaho mbwira uwo muntu wanze gufata mituwere akagufata irangamuntu, noneho akumva ngo byahinduye iso, noneho byagiye mu ikoranabuhanga. Uyu muntu n'iki wamubwira? Ariko keretse ngiye mbona ngiye numva ntawo kuko ba mituweri simaze igihe bagize barazifata, nyuma bacitse imijyo na kwivuza birabagoye, babana bo bararwara bajya kubagwa, bamwe bakazishyirwa bageze mu bitaro, abandi bakazishyirwa n'abagira mituweri barazifita, abenshi barazifata, abatazifata no gukena. Uruvuga ngo icyo mbabwiye ni ukubahugurira gukurikira gahunda nk'uko zikwiriye, bafatira irangamuntu kuko ikenewe, nibifitiye umumaro, nibaranga nyine. Hari aho wageruka hura n'ibibazo ari wabyiteye, kandi ntabwo biri Mana ngo mburanira afashwe, kuko si yakubuje kubifata. Antikristo ni umwuka uzabyara ibikorwa bigaragara, ariko icyo gihe dore mbariye urwara mbatungiye agatoki. Nimwumva leta ya Palestina yemewe, uzatangiye kuba maso. Nimwumva Yerusalemu bayihereje ku ruhande rumwe, muzabe maso. Nimwumva urusengero rwa Salomo rwubatswe, aho nyine simbariye urwara so bizi. Ibyo ntibitarakorwa rero,
nimutuze, ibi nigerageza n'ibindi bintu biterwa n'ibindi. Nujya mu nsengero za Salomo umenye neza ko ibikoresho byo kubaka urwo rusengero birahari, abazarwubaka nabo barahari, sawa nyine, ndetse n'igitambo kizatambwa, inka zarabonetse zirahari, sawa, okay, gusa urumva bigeze sawa. Hasigaye nyine twubura amaso tuyahange mu ijuru, tureke kwihanga kwiranga muntu no kuri mituweli. Turusho dushyira umutima wacu kuri Kristo, tube maso, tureke guhanga, ahubwo abantu bari guhanga amaso kwiranga muntu. Dr. Jado ni ukunda gusobanura ibigendanye na ziriya nka zigomba gutambwa, akavuga n'abatambyi ko bahari kandi uzi ko ngo bari barabuze, ariko ubu ngo barahari, bahora bitoza n'ibicurangisho n'iki byose, ibikoresho byo kubaka urusengero birahari. Na Yasoni inshuti yacu atubwiye ko hari aho bihari ngo birinzwe. Ni ukuvuga ngo ni ifirimbi imwe gusa, kandi bavuga ko uzubakwa mu minsi 3, isigariye ni 3 yonyine. Nubona leta ya Palestina yemewe, Yerusalemu ikagira uruhande iherezwaho, kuko uyu munsi iri ku mpande ebyiri aho ngaho hafi aho, ariko nta giteye ubwoba. Pawulo yavuze ngo ikimubuza gukora ubu kitarakurwaho, ahubwo tube maso, kidakurwaho twarangaye, kidakurwaho tutari maso, tutabandi bajyanye amatabaza nta mavuta bakabura uko bacana, ngo niryo shyano rizagwira abantu. Kadusoze Imana bamugisha. Rero twasumye n'aya magambo twasumye ngo dukurikiye, reka tubabwire ngo nimuhumure kandi mukomere, ikoranabuhanga rirakataje. Ikindi kandi muhumure, iyo tuvuga Yesu tukavuga Antikristo tukamuhuza n'ikoranabuhanga, hari aho tuzajya tugiye tugatakara. Ariko kandi wowe unteze amatwi, izere kandi usome ijambo ry'Imana, ushobora gusaba Imana gusobanurira ibyanditswe, kuko nicyo gikenewe. Kuko nujya mu ijambo ry'Imana udafite umwuka wo gusobanurira, uzisobanura uko ubyumva, kuko Bibiliya buriya ari kuvuga ngo ni inyanja. Dore ko ubifata, buri wese abifata uko ashaka nuko abyumva. Uwavuze ko ari inyanja nawe afite impamvu yamuteye. Gusa biriya ari igitabo gikomeye, umuntu agomba gusoma yitonze, akasaba Umwuka Wera ukamufasha, ntabijyana uko abyumva n'uko ashaka ubwe. Umwuka Wera niwe ukora imirimo ikomeye, niko tuvuga. Abantu mbasigiye umurongo uvuga ngo Rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 5:16, baravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Bavandimwe mukurikiye Shalom TV 95 TV, muyoborwe n'umwuka, ubwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Data twese uri mu ijuru, uhabwe icyubahiro. Ndagushimye Mana nziza, se mw'amacu Yesu Kristo, Mana wakunze bari mu isi cyane, bigatuma utanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizere wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kandi uba bamwemeye twese, yaduhwari minsi nk'iyigoye, minsi iruhije, minsi y'ubumenyi buhambaye, minsi y'ikoranabuhanga, minsi irimo ubwoba n'iterabwoba, iminsi irimo impuha n'intambara byose. Mana niwe wasanga abantu ukabakangura, akaba maso, kukabakanguza bya bimenyetso kandi biri gusohora. Dufasha abantu kujyana amatabaza atarimo amavuta, dufashe kugira ngo ijoro ritatwugariza tukajya mu kizima. Mwami dufashe muri byose, kandi iminsi nk'iyigoye buri wese umusangisha Umwuka Wera, mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen.